navuze ngo sohoka sohoka ndetse nanze wakana kejo bundi iyo kwifasha ugasura umuntu w'umugabo gutya uzina ninje gukora iki ubu koko ngeze aho nsuzugurwa n'utwana duto nkawe n'isoni nkeya ugatinyuka ukaza hano mu rugo rwanjye n'ibintu wakoreye data wowe ukaza ngaha none gusa kuri kumva no ahubwo kare kabiri gatatu wasohotse hano mu gipangu sekere gusakuza nawe kajye kureba kare nongere wowe nkubaza ikibazo urugo rwasuza gukiniramo ndakubwiye ngo n'undi munsi sinzongeye kubona hano nabona ngo urafata umwana wanjye ariko ugeze ibyo ukoze ntabwo bihagije umva nkubwire ndakubwiye ngo n'undi munsi n'andi masa mu bintu utekereza kujya muri tuwarete mu muritsi aho uriya ni muri tuwarete wanyu ntabwo baza kuhanya asoni ubundi mureke mbabazi ubundi ke wabuze ikintu kinzanye hano ku buryo bigeze aho njyewe umfata ukafata mwiza uzi impamvu inkuye mu rugo iwanyu ikaza izwe na mama mba upfe nk'icakwa cyangwa iyo misatsi imeze nk'imigwe yibaye wari ubizi neza ko mama wawe kuba papa watari hano ari bubiri inyuma givuze n'ibiki uvuze sawa nyine ivuze ngo jewe byo navuze ntabisubiramo ngira ngo wabyumvise Vangu inigira hino. Igira hino bivuge ntumva. Narakubwiye. Nyine igira hino. Shize nabikubonye nkabise. Igira hino nyine bivuge ntumva. Ikize. Ubivuge neza umwana wanjye akumve neza. Yabyumvise. Oya ubwira uwumva ntavunika. Ubwira uwumva ntavunika. Mwicisha ishati wazanye. Umva. Ni kwicisha kare. Umva. Navuze ngo Keri, nizere ko wabyumvise. Keri, nizere ko wabyumvise. Se buriya mama yaba arampisha gukura iki gihe cyose uri ibintu Karekezi ari kuvuga buriya si byaba ari byo birashoboka pe kuko ukuntu mama misha ukuri kandi nzi neza ko akuzi birimo ikibazo kanze mbikurikirane ndebe ubu Karekezi nzamukira mama ariko we byanga byakunda Karekezi ntabwo yambwira ari amagambo kuba usanga amavaniri mu cyaro azi kumbwira ari amagambo bityo rero nanjye ngomba gufata umwanzuro wanjye kuko nanjye ubushakashatsi nakoze nasanze mama ashobora kuba amisha kandi ibintu byinshi kandi byanga byakunda mama ashobora kuba afitemo n'uruhare kangira icyo nkora Karekezi aranze neza ashaka kuntandukanya n'umwana wawe ubu se umwana wawe n'undi abigenzana bigaragara ko Karekezi afite ikintu azi ariko se ko yaba agize icyazi yaza kunteranya n'umwana ngomba kugiye gufata umwanzuro w'ibi bintu ngomba kubitekerezaho nkafata umwanzuro kuko uyu mwana wanjye nibwo buzima mfite niwo mutungo mfite Karekezi ntagomba kuntandukanya n'umwana wanjye kandi umwanzuro ndawufasha uyu munsi Karekezi ibintu turi bumukoresha anjage none icyo baje muri ibyo ngibyo abakire ntabwo bajya bumva agahinda k'abakene babyumva se cyangwa baba baragezeyo wagera bararyama bagasinzira bagasuragura umuntu aba yiturije yisonzeye irangiye ikaza imusekera amani biriya bintu ntabwo aba ari byaratwishyura arayaduha uyu munsi sha ni wo wa mbere na nyuma kuyaduha gusa ko tumukanda baba we sha uretse Karekezi atinze gufungura uyu munsi ngenda mubyimbana ahangaha uko byagenda kose agomba kuyaduha uraduha gusa ahubwo igumanga ukomanze gakeya ariko
ese kandi noneho muri iki gitondo ko munyituyeho bite byanyu? tutakwituraho se twari gusangira inkana z'imini ngo uba uzi ko abantu babayeho neza kuba twirirwa tuziragiye ntabwo bidushimishije natwe twanagusohora nyamara urebye nabi cyangwa se ko twari burya amasa ariko ngiye abantu muransitse mwagiye munyura ejo ntabwo aribwo nabaye amafaranga aho tuvugishije ukuri. none se uzajya uduhemba ibiceri uvuge ngo ayo mafaranga aramara iki? hanyuma se ntabwo hari iminsi 3 ishize uvugisha ukuri. iminsi 3 kuri 700 byose si amafaranga narayatoraguye, hari aho nyatoragura. ase kareke rebe nk'ibintu uba wadukoreye tuza twanganaga gutya reba ukuntu usigaye ngana naragoroswe nashizemo ako wistopingisha bose mukera n'iwanjye witonde. ako kareke twe ntabwo turi imbwa zawe ubu ngubu twagukorera ibintu wowe ukazagenda ubyandika mu mateka. Genda gake utese genda gake, reka inka zawe tukwereka ibintu tugiye gusiga. ejo bundi nabaye amafaranga. reka twigendere tukwereka ibintu inka zawe nyine buretse gato mugende gakeya. ejo nibwo nabaye. Ega nawe utema akantu kabi n'induma kasanga hari imbwa ni. Okay, reka tujye uvuga tu. Utema akantu no kugira unabyemera. Inka zawe tugiye kuzicisha indago kurigende sigarana Rudamuru agenda sigarana ureba maze amezi 5 atanu. Ejo bundi yampaye icyata. Sigara. Okay. Basigara umokeri yo ngo nikarekeze shadamu. Genda wowe shakwe. Basi mugaruke tubiganireho. Hari. Mugaruke mpa amafaranga abake afite. Se Keri yaba ari isara. Keri gifite simusange muri televiziyo. Keri yagiye hehe? Ntabwo byumvikana. Ntabwo ibintu bishoboka. Baza ndebe ari mu cyumba cye. Keri? Aranakinguye. Keri? Nese Keri yaba yagiye? Gute Keri yaba atari muri salo muri televiziyo? Ndabizi neza Keri ntakunda kujya muri siporo. Keri yaba yagiye mu iki gitondo? Ntabwo byumvikana. Keri ntabwo iki gitondo yaba aticaye hano. Manzi? Si umukozi wari. Manzi? Manzi? Ngwino hano. Muhagarare mabwire mwana. Batubwire Ndetse ari amafaranga tukayatora mu kigo. Ntabwo yakurengera. Uyu munsi surari. ubundi se wo kuri imbwa ye tugende ntari bitupfe kuyatora. Oya ntabyo kuri. Ubundi we yaragukoronera. Oya ntabyo kuri. Mba noneho karekezi ntabwo turi bubyumvikanaho neza. Atari no mu Mwe mutuze sibyo? Mutuze tubiganireho buri muntu ufite nimero ya telefone. Ndahamwohereza kuri telefone. Hari ikibazo? atari mu biceri. abatari ibiceri wa mugabo. Ni se ibiceri biraza mu mibare bwo. Kandi amafaranga yose aba ari amafaranga. Sibyo? Reba zi utubeshye ukadukora nk'ibyo wakoze Mugoroba ariko biriya njye ntabwo urabizi. Ibintu by'icupa ari ibintu byanjye. Ntabwo rero uzampamagara ngo nze nk'icupa ngo binkundire. Reka dupfe kubyemera karike. Turabyemera. Ndayohereza mwana. Ako niba yabyemeye mani mwe mugengeje kugana na karekezo gato. Aza kubasanga ku ifamu. Ntari. Muziho ubwatsi. Buke ariko karekezi ndabona arimo arigira ukuntu. Nore karekezi. Akwitabye mwabuja. Waramutse.
Mwaramutse. bimeze uteze Meze neza. ese kera ni Keri mperuka kumubona ejo nimugoroba mu gitondo ntabwo nigeze muba. mu gitondo ntabwo mubonye Wapi? genda hanze urebe ko kera hano baragiye ari mu gikari cyangwa ari ku irembo. Okay. ibintu se bibaho ntabwo ibintu bishoboka. ese umwana wanjye yaragiye ko atajyaga agenda atambwiye ahantu agiye ko nta rugendo rumwe yafataga atambwiye yaragiye. Kareke ntabwo wari uzi ko ibintu byakomeye se. Nabivuga nicaye noneho kugera byemeye. Reka tuvugishe kuri. Iyo wifashe mwembi mukantera. Turabiganira wicaye nawe. Reka nicare. Reka nicare. Urabizi ko turi inshuti koko. Ibyo ndabizi nabyo binzanyanga. Ese kubizi. Kubera iki umuntu nsanga mu rugo? Mu gitondo none kwishyuza mu gitondo murabireba ko ari amakosa. Nawe urakabya 700 ubundi bantu batatu ibihumbi 200 ngaya byakunaniye. Ntagira nimuhore mu buryo twahorose. Urabona ntarashize navuye kwa Mugisha ameze gute nako mateka ntangiye kwinjiramo ni mukanya turayajya. Kandi ibyo bintu bya Mugisha ubizanye hano gute? Narakubwira ko uzanyishyura buri cyumweru kugira ngo nkubikire amateka yewe none. Kandi Amafaranga atari mu biceri boss ni uzawunyishyura mu matoni. Karekezi ibyo ndakeye kubyumvishije neza. Ngiye kujyamo amafaranga buri cyumweru kugira ngo nkubikire rino banga. Cyo nabyemere nuko ndi seriye. Byahindutse ibintu. Sabimenya neza ninyasohora. okay, basi urashaka ngahe? mama mbere na mbere umbabarire kandi unyihanganire kuba nagiye nagusezeye. Sibisobanuye ko wabaye umubyeyi mubi kuko warandeze ndakura unyereka urukundo rwa kibyeyi nubwo wamishe nyuma nkaza kubimenya. Aka gahinda nandikanye ino baruwa nako wanteye bitewe n'ukuntu wamisha amabanga menshi nkagenda nyakura mu baturanyi n'abagenzi bagenda bihitira. Bityo rero mama baye ngiye sinabasha kubana nawe bitewe n'ibintu wagiye nkorera umisha amabanga kama ibiryo umutima utari hamwe umutima wuzuye agahinda. Biriya ibiryo byabyimbyaga indabura ntibyageraga ku mutima wabaga urimo agahinda. Rero ndagiye sigara amahoro nanjye ngiye ayandi kandi nizere ko uzasigara umeze neza kandi wishimye kuko byagaragaraga yuko njye nakubangamiraga mpora nkubaza aho data yagiye. Ngiye kumushaka niba yarapfuye mbimenye cyangwa niba akiriho byibuze mugarure. Okay, basi reka numve ko ibyo ushaka byose ndi bukore. Ariko nizere ko bigomba kuguma hagati yacu. Numva amafaranga bizaguma ariko. Bro, mbabarira sinzigera numva byavuye hagati yacu kubera ko aya mabanga ari hagati yacu nge nawe. Numva ubu utangiye kuba umuntu w'umugabo none niba utangiye kwemera amafaranga. Yewe banga nzari kubikira. Yego kari banga nzari kubikira. Sawa nta kibazo. Ndabyemera. Karekezi ndakeka ibyo nashaka kuri we byose mbigezeho. Nayo mpamvu ngomba kukurya amafaranga paka nyise kandi mu gihe gito. Ngomba kwihorera n'ubundi nta muntu uzi ko nawe twabikoranye. Ngomba kwihorera inka zawe zigomba gushira zizi wanjye zishira zizi wanjye. Shane paka na rugi.
ariko kareke akeka za duru tugomba kuzipanga neza pe. Ariko Mugisha ngiye ikibazo mfite, urabona ko tumaze iminsi duhinga ariko ntabwo tuzi mu by'ukuri ukuntu turumbye, sibyo? Ndabizi uri umuntu mwiza pe, ukaba uri n'umuyobozi, sibyo, muri uyu mudugudu wacu. Rero dushaka ukuntu dufasha abana baturage, kuko urabona dufite ikibazo kandi urabona ko twuhira buri gihe, ariko ntabwo nzi impamvu turumbya mu by'ukuri. Karekezi ibyo uvuze ndabona ari ukuri. Reka tujye mu nama, ndabona twakerewe, gusa nawe nkeneye support yawe. Genda tugende nta kibazo. Serese amasaha ugiye wunze inama? Ntabwo munzi inama ariko ibintu mwumvisheho bitewe n'ukuntu bimeze. Agasuzugurorana gute umuntu nyobora nsunika bigeza? Ariko rero reka birashoboka yuko haba hari ikibazo aho tugiye. Ibyo byibagirwe twigendere. Keri wabaye iki? Nta kintu nabaye kuko nari niturije nicaye. Kubera iki turi kurira? Ntabwo nari ndi kurira, nuko umuntu aba yiturije gusa nyine nta kintu ari gukora. Wase wakifata ukarira nta kintu ubaye? Ntabwo narize ariko uko naramarira mfite. Sinakwiboneye se mva mu nzu. Kuba twari inshuti ibikuye ko papa we yishe ndani. Sinzanabana n'agaciro. Gusa Keri wagomba kubiryozwa. Nta munsi n'umwe nzicara ngo ntuze. Arihorera. Ibuye ryanzwe ariko Imana ntiyanyime agaciro. Ubu ndahaga